Cecile Kayirebwa yavutse tariki 22 mu kwa 10 1926 avukira mu mujyi wa Kigali. Ahangaha u Rwanda rwari rukiri mu bukoloni bw'Ababiligi, aho u Rwanda rwayoborwaga muri ministeri imwe n'u Burundi, aho byitwaga Rwanda Burundi, aho bayoboraga igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icy'u Burundi icyarimwe. Se wa Cecile Kayirebwa yayoboraga korali ya paruwasi ya Kigali. Ahangaha rero yanafashaga n'abana be kwiga indirimbo, akabigisha indirimbo z'umuco nyarwanda ndetse akanabigisha n'indirimbo zari mu rurimi rw'Ikilatini. Cecile Kayirebwa ageze muri segonderi yafatanyije n'inshuti ze ndetse n'abo biganaga bashinga itsinda cyangwa se groupe baryita Rwandan Song and Dance Cycle. Ni nabwo rero Cecile yatangiye umuziki, atangira gukora indirimbo ziri muri gakondo n'izindi zigiye zitandukanye, gusa ntago yabiririmbaga nk'umunyamwuga kubera ko yabikoraga asa n'uwishimisha, dore ko indirimbo nyinshi muzo yaririmbaga yaziririmbiraga inshuti ze ndetse n'abo biganaga. Gusa byaje guhinduka mu mwaka w'1961 ubwo Radio Rwanda yatangiraga gukora ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iki gihe Cecile Kayirebwa yari afite imyaka 15 gusa, yatangiye kuzajya anyuza ibihangano bye kuri Radio Rwanda. Abantu batangiye kumenya no kumwumva ndetse batangira no kumva ubutumwa bwiza yabaga yashize mu ndirimbo ze. Mu mwaka w'1973 yakomereje amashuri ye mu Bubiligi, akaba ari naho rero yakomereje umuziki, atangira guhanga ibihangano byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'umuntu wari umaze kuba impuguke ndetse n'intiti. Indirimbo ze zatangiye kumenyekana no hanze y'u Rwanda, abantu batangira kumenya umuhanzi w'umunyarwanda wari uje guhindura amateka ndetse no gukuraho ibyavugwaga ko umuziki wazanwe n'abazungu, ahubwo atangira kumvisha abantu gakondo yari irimo umudiho ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bigize imihimbire ndetse imihimbire ya Kinyarwanda. Yakoze akazi kagiye gatandukanye kamufashije gukomeza kumenyekana ndetse no guhura n'abayobozi, dore ko yakoze ku mwanya wa assistant social. Uyu mwanya rero wamuhuje n'abayobozi ndetse n'abantu bakomeye cyane. Ibi ngibi biramwagura cyane, binatuma abasha kugira mu nzego zigiye zitandukanye no kumenya amateka y'igihugu ndetse n'ubuvanganzo. Ibi ngibi rero byaramufashaga mu guhanga imiziki ndetse no kongera ubuhanga mu byo yakoraga. Yahise atangira gukorana indirimbo n'abacuranzi bagiye batandukanye, higanjemo abacurangaga inanga ya Kinyarwanda. Ibi rero yabikoze mu rwego rwo gusigasira umuco nyarwanda wari utangiye gusa naho uzima. Imico y'abakoloni itangiye kwinjira mu Banyarwanda cyane. Abantu rero Cecile Kayirebwa yabibukije umuco wacu wa Kinyarwanda, yongera kubagarurira indirimbo za gakondo zirimo umuco ndetse n'ururimi rw'Ikinyarwanda. Ubwo abantu bari batangiye kuzajya birimbira indirimbo z'Igifaransa ndetse n'izindi zo mu zindi ndimi, batangiye kwibagirwa umuco nyarwanda. Yifashije rero ibihangano byahamije ko umuziki nyarwanda utavuye mu bazungu, ahubwo ari umuco wacu kuva na kera, byahoze ari umuco w'Abanyarwanda. Ubwo mu Rwanda bagiraga indirimbo zigiye zitandukanye ziri mu moko menshi bitewe naho babaga bari, dore ko habagaho indirimbo z'amahamba ndetse hakabaho n'ibihozo. Hagati yo mu mwaka w'1975 n'1980 uyu muhanzi Cecile Kayirebwa yashinze itorero Inyange, ryari rigizwe rero n'itsinda ry'abagabo ndetse n'abagore. Nabwo rero yatangiye kuririmba neza noneho nk'umunyamwuga w'umuziki. Mu 1981 nibwo yasohoye kasete ya mbere yakoreye mu Bubiligi. Iyi ngiyi yaje ikurikiwe n'izindi zasohotse mu mwaka w'1983 ndetse no mu 1986. Hagati ariko mu mwaka w'1983 yari iragiye kwiga umuziki gakondo mu kigo cyiswe Muselo d'Afrique Centrale. Mu 1984 yatangiye gukorana n'itsinda ry'abacuranzi cyangwa se bande ryitwaga Buka Sangoma. Iyi ngiyi rero niyo yamufashije kugenda akora ibihangano byinshi bigiye bitandukanye. Mu mwaka w'1986 uyu nguyu yahawe role yo gukina muri filime yitwa Umulisa. Mu 1986 yazengurutse ibihugu bigiye bitandukanye byo muri Afrika, aho yageze muri Uganda ndetse no mu Rwanda ari kumwe na Orchestre Ingeri. Ahangaha naho yagendaga yumvisha abantu indirimbo zari ziri kuri kasete yari amaze iminsi asohoye. Gusa nanone muri icyo gihe yitabiriye ibirori byo kwibuka umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, byari byateguwe n'Abanyarwanda babaga mu gihugu cy'Ubusuwisi. Mu 1988 ubwo yumvaga ko mama we arwaye, yahise agaruka mu Rwanda igitaraganya, ariko kubera ko kubona ibyangombwa byari bigoye muri icyo gihe, byarangiye atinze mu rugendo. Ageze mu Rwanda asanga mama we yamaze kwitaba Imana. Mu 1990 yasohoye album ye, ubwo iyi yari kasete ya kane, ayita Ubumanzi. Yakunzwe cyane n'abatari bake, akaba yarayikoreye ibitaramo byavuyemo amafaranga yo gufasha imfubyi ndetse n'abarwayi ba SIDA. Mu 1990
2024 ubwo jenoside yari imaze iminsi itangiye yasohoye album ayita Rwanda. Iyi ngiyi rero akaba yarayikoreye mu nzu yatunganyaga umuziki yitwa Global Style, ari naho rero yasohoreye iyi kasete ye. Kuri iyi kasete hari hariho indirimbo zigiye zitandukanye zirimo ubutumwa buhumuriza abanyarwanda ndetse zikabibutsa no kugira urukundo. Mu ndirimbo ziriho hariho nk'iyitwa Rubyiruko, Umurisa, Cyusa, Ndore, Umuneze. Muri iki gihe ni nabwo yahise ahimba indirimbo yitwa Intsinzi. Iyi ngiyi rero akaba yarayihimbye mu rwego rwo kwishimira intsinzi ingabo za RPA zari zikomeje kwerekana. Ahangaha rero akaba yarayiririmbye mu rwego rwo kubashimira ibyo bari bamaze kugeraho, aho bari gutabara abaturage bari barahungiye mu bihugu bigiye bitandukanye by'abaturanyi harimo nka Kongo ndetse na Tanzania. Indirimbo rero ikaba yarabaye ikimenyetso gikomeye cyane cy'abanyarwanda mu gihe cyose abanyarwanda bari kwishima cyangwa bari kwishimira ikintu icyo ari cyo cyose baba bagezeho, bakaba bayikoresha cyane baririmba bati intsinzi bana b'u Rwanda. Mu bihumbi 2002 yasohoye albumu ye ya kabiri ayita Amahoro. Ahangaha rero yahise akora tour yazengurutse muri Amerika y'Epfo cyane cyane nko mu gihugu cya Canada byamamaza ubutumwa bwiza bwari buri kuri iyi albumu ye yari yise Amahoro. Icyo wamenya kuri uyu mubyeyi Cecile Kayirebwa kugeza ubu ngubu aracyariho, ari mu Rwanda, n'umwanditsi w'indirimbo ndetse akaba n'umuririmbyi w'indirimbo gakondo. Uyu nguyu rero azwiho kuba yararimbaga indirimbo nyinshi cyane zirimo izo yaririmbye z'uko urugamba rwagenze rwo kubohora igihugu, akaba rero afatwa nk'umuntu w'ingenzi cyane kandi ukomeye mu banyarwanda. Mu ndirimbo yagiye aririmba z'urugamba yaririmbaga uko urugamba rwabaga rumeze iyo rwabaga rwashyushye, ariko akanaririmba nuko urugamba rwagenze nuko rwagiye rurangira nuko abantu bagiye bahunguka. Kanizere ko wabashije kumenya amwe mu mateka yaranze uyu muhanzi udasanzwe abanyarwanda abagize ndetse ukinariho ubu ngubu. Reka twese hamwe tuvuge tuti intsinzi bana b'u Rwanda. Nge nitwa Ishimwe Elisa.